isi twongeye kubasuhuza aho muri kuturebera hose mu bice bitandukanye by'isi ibyo muri gukora bitandukanye kandi niba bitameze neza ejo bundi bizagenda neza bizemera kuko isi niko imeze. Uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi, ariko nta kundi tugomba kuyoba uko bimeze. Niba rero utari wakora subscribe cyangwa se niba ari bwa mbere ugeze kuri Disentence, twagusaba kanda subscribe kugira ngo twemeze twibanire aho tukugezaho updates zitandukanye ku bintu byinshi bitandukanye, tugenda tuguha amakuru atandukanye, tugusobanurira ugasobanukirwa, ubundi ukamenya ido n'ido cyangwa se ukamenya uko ibintu byose bimeze. Hashize iminsi bamwe mu bakunzi bacu batubaza aho imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera igeze, dore ko aricyo gikorwa remezo rukumbi cyangwa se kiri ku mwanya wo mu bushorishori ku bijyanye na bije mu biri kubakwa ku butaka bw'u Rwanda, aho ari igikorwa gihenze gifite agaciro gasaga miliyari 2 z'amadolari mwabishyira mu mafaranga y'amanyarwanda cyangwa se mu manyarwanda akaba ari miliyari 2,500 zirenga. Bivuze ko ari wo mushinga uhenze magingo aya uri kubakwa kuri ubu butaka bw'u Rwanda mu buryo ufite agaciro ko hejuru. Bikaba biteganyijwe rero ko ushobora gusozwa muri 2026. Kora subscribe, like na share ntacyo bitwaye, ubundi dukomeze tukugezaho updates zitandukanye kuri byinshi bitandukanye kuri iki gikorwa remezo n'ibindi byose nk'uko tugenda tubibakorera cyangwa se tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Bugesera ubwo yari mu nama cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku itariki 12 Werurwe 2024 yatangaje ko imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera imirimo irimbanyije. Ikigeretseho cyangwa se cyo twakwishimira cyangwa se twavuga nk'amakuru meza cyane aryoshye nuko yatangaje ko mu mezi make cyane rwose ari imbere inzira indege zinyuraho mu gihe ziri guhaguruka cyangwa se zigiye kugwa ku kibuga, ibi bizwi nka runways, zizaba zuzuye ku burebure bwa kilometero 3.8. Izi nzira zikaba ari zimwe hamwe indege igiye guhaguruka tubona iri kwirukanka cyane cyangwa se yaba iri kuva mu kirere igeze ku butaka ikirukanka wa muhanda cyangwa se cya gice yirukankamo, icyo nicyo runways. Zikaba rero muri kino kibuga cya Bugesera zikaba zifite uburebure bwa bigera kuri ibirometero 3.8 cyangwa se wabishyira muri metero twavuga ko ari nka metero 3,800. Urumva ko ni ahantu harehare rero kubaka ibikorwa remezo cyangwa se kubaka ibice bikaba biri mu bimwe biri mu mirimo cyangwa se mu gice cy'imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege byizwe ko ari imirimo yo hasi, aho indege zikoresha zihaguruka cyangwa se ziri kugwa, ndetse n'ibindi bice bitandukanye yaba ari parikingi kuko indege niba zirangije ku kazi ko kwirukanka cyangwa se kugira ngo abagenzi babashe kuzijyamo nuko ziba zifite aho ziparika, zikeneye nka parikingi yazo, yaba ari parikingi y'imodoka zisanzwe abakoresha ikibuga cy'indege, yaba ari ndetse n'inzira zicamo izo modoka n'abagenzi. Ibyo byose bikaba biri mu gice cy'imirimo yo hasi. Ibyo byose rero biri muri ibi ngibi minisitiri yatangaje ko mu kwezi kwa karindwi kuno mwaka 2024 imirimo yabyo izaba irangiye. Urumva rero ko ari ibintu byiza, ari update nziza ishimishije. Gusoza imirimo yo hasi rero bigomba kurangira agakurikiraho cyangwa se gusoza n'indi mirimo y'igice cyo hejuru cyangwa se kubaka ibijya hejuru. Aho kubaka ibijya hejuru harimo kubaka amazu atandukanye azakoreshwa n'abakoresha ikibuga cy'indege, yaba amaterminals, ama ofisi azajya akoreramo ibigo bitandukanye bikorera ku kibuga cy'indege, harimo ama stock cyangwa se ama warehouse azajya ajyamo amakargo cyangwa se imizigo yaje mu ndege n'ibindi bigiye bitandukanye biba ku kibuga cy'indege, yaba ari ibice by'abashinzwe umutekano n'ibindi bigiye bitandukanye byose bigomba kugaragara ku kibuga cy'indege bijyanye n'amazu cyangwa se iminara n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero biri muri phase yiswe ibikorwa byo hejuru cyangwa se bizamuka bijya hejuru, kuko ibi turi kuvuga bizarangira mu kwa karindwi n'ibijyanye no kubaka iyo mihanda n'ibindi byose byo kubaka hasi cyangwa se bijyanye n'amakaburimbo byubakwa hasi, ariyo twavuze za runways cyangwa se n'amaparikingi n'imihanda itandukanye. Ibyo ngibyo nibyo bizarangira mu kwa karindwi, ubona akaba gutegereza indi mirimo igomba kuzarangirana no gusoza cyangwa se no kubaka ikibuga cy'indege, aribyo twabwiye ko bizarangira mu mwaka wa 2026 aribwo biteganyijwe ku kibuga cy'indege cyaba kiri tayari yo gukoreshwa cyangwa se ibintu byose byaba biri ku murongo. Iki kibuga cy'indege cya mpuzamahanga cya Bugesera gikora ku mirenge ya Rilima na Juru byo mu karere ka Bugesera ku buso bwa hegitari 28, naho ubuso bwubatse cyangwa se buriho izanyubako na bya bikorwa twaze tuvuga ko ari ubuso bugera kuri metero kare 93 zirenga. Igihe kizaba cyuzuye bikaba byitezweho ko kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi basaga 8 miliyoni ku mwaka, ariko imibare ikazagenda ikura bitewe n'uko iminsi igenda ishira cyangwa se abagenzi bagenda bakigana ari benshi, ikaba yagera kuri 14 miliyoni ku mwaka. Urumva ko ari abagenzi benshi cyane, kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira kandi n'imizigo, dore ko hari indege zitwara imizigo. Murabizi ko na Rwanda yaguze indege yo gutwara imizigo
ko abantu bakora export, abacuruzi, abahinzi bano bohereza ibicuruzwa byabo cyangwa se umusaruro wabo mu mahanga, bose hari abawucisha rero mu ndege n'ibindi bitandukanye, yaba ari ibiva hanze nabwo bazana mu ndege bya import. Ibyo byose rero iki kibuga kiba gifite ubushobozi bwo kwakira iyo mizigo cyangwa se gucishwaho imizigo ifite ubushobozi cyangwa se iri ku ngano ya toni 150 ku mwaka. Urumva rero ko iki kibuga kizaba gifite ubushobozi buhambaye. Ikibuga rero kikaba cyubakwa ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda ndetse na Qatar Airways, aho Qatar yashyizemo imigabane igera kuri 60% ndetse ifite n'imigabane nk'uko mubizi muri Rwanda igera kuri 49%. Iki kibuga kikaba cyitezweho kuzamura urujya n'uruza mu Rwanda muri gahunda zitandukanye z'ubukerarugendo u Rwanda rwashyizemo imbere. Murabizi hari byinshi byakozwe kugira ngo ubukerarugendo buzamurwe. Ubukerarugendo tuvuga ntabwo ari ubwo kujya amaparike gusa, ntabwo ari ubwo kujya gusura ibyiza nyaburanga bitandukanye, ahubwo ni ubukerarugendo bushingiye kuri gahunda nyinshi zitandukanye cyangwa se kuri bimwe na bimwe byagiye bitezwa imbere, aho twavuga nk'inama. Murabizi inama zitabirwa n'abantu benshi batandukanye, kandi noneho inama zigenda zisimburana, havamo imwe haza iyindi mu buryo butandukanye bitewe n'ingingo runaka cyangwa se zaje kwigwaho. Byose rero bituma haba urujya n'uruza rw'abantu batandukanye mu gihugu. Kandi si ibyo byonyine, murabizi siporo mpuzamahanga zitandukanye zigenda ziba, murabizi bya bare, murabizi ibibuga bitandukanye byagiye byubakwa ku rwego mpuzamahanga, yaba ari gorufe, yaba ari kiriketi na tenisi n'ibindi bitandukanye bigenda bikorwa, za stade ziri kubakwa n'ibindi byose bigenda bikorwa. Byose nibyo kugira ngo ubukerarugendo bushingiye kuri siporo bugende buzamurwa, bugende buza ku rwego mpuzamahanga, kuko tuzi amakompetisiyo atandukanye agenda abera mu Rwanda mpuzamahanga, atari imwe iyo mikino nyine twavuze n'indi itandukanye. Ibyo byose rero niko bigenda bituma haza urujya n'uruza rutandukanye, kandi muzi n'ibindi bikorwa bitandukanye, yaba ari ibijyanye n'ubuvuzi, uburyo biri gushyirwamo imbaraga kugira ngo ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi bugende buzamura cyangwa se bugende buzamura ekonomi y'u Rwanda. Murabizi uburyo i Masaka hashyizwe icyanya cy'ubuvuzi. Ibyo byose nibyo kugira ngo abantu bajye baza kuza mu Rwanda baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Ibyo byose rero nibyo bita ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Byose rero niko bizagenda bizana ubukerarugendo butandukanye muri domaine zitandukanye. Si ibyo byonyine turi kuvuga, ahubwo hari n'ibindi byinshi bitandukanye ibijyanye n'uburezi. Abanyamahanga basigaye baza kwiga mu Rwanda batandukanye, ni byinshi cyane twarondora ahangaha. Ibyo byose rero niko bizagenda bizamura population y'abakoresha kino kibuga cy'indege, n'ibindi bitandukanye bizagenda biba cyangwa se bizagenda byigaragaza. Kandi twavuga ibyo by'ingendo cyangwa se ibyo by'urujya n'uruza ngo dusimbuke cyangwa se twibagirwe ubucuruzi, dore ko ubucuruzi ari kimwe mu bintu bikenera ingendo nyinshi zitandukanye, kuko aba ari ukuva hano ujya ahandi, aba ari guhura, kujya mu nama zitandukanye cyangwa se kujya gushakisha amakuru, kujya kuvugana, gukina amadiri atandukanye. Ibyo byose rero bituma habaho urujya n'uruza. Byose bituma iki kibuga cy'indege kizaba gifite muvoma zitandukanye. Tubikuye ku rwego rw'igihugu gusa tukabijyana no mu rwego mpuzamahanga, tuzi ibibazo by'ingendo biba muri Afurika, aho usanga umuntu ava mu gihugu kimwe, aho kugira ngo abashe kugera mu kindi cyo muri Afurika n'undi ashaka kujyamo, gusa bimusabye kuba amanza guca mu bindi bihugu byo hanze, mu bihugu by'Uburayi cyangwa se muri za Aziya. Twumva ngo baramanza bace Istanbul muri Turikiya, baramanza bace hanaha. Ibyo byose rero kugira ngo bikemuke nuko habaho ibibuga by'indege muri Afurika byaho bikomeye, kandi noneho hakabaho n'ingendo z'amasosiyete yo mu ibyo bihugu byo muri Afurika, nk'uko tubona Rwanda igenda ifite ingendo zigera kuri 65. Rero bizatuma habaho no kwiyongera kw'ingendo zo hagati mu bihugu byacu bya Afurika, aho indege zaba zifite aho zijya, hari icyanya, hari ikibuga gihagije kibasha kwakira cyangwa se kwakomodetinga ibyo bigo byose cyangwa se izo ndege zose. Rero iki kibuga cy'indege cya Bugesera kizaba gifite ubwo bushobozi bwo kuba cyakemura ibyo bibazo. Ibi byose ibyo twavuze n'ibyo tutavuze biri mu ntumbero yo kubaka ikibuga gihenze kandi kinini kuri urugero. Nubwo igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gitoya, ariko kiba gifikinga big cyangwa se gitekereza ku bintu byagutse, ku mishinga minini, ku buryo abantu benshi bigora kubyumva cyangwa se bigora kubyakira, bitewe n'uko aba ari ibintu by'imishinga minini kandi abantu bakeka ko itashoboka bitewe na ekonomi y'igihugu, bitewe n'ibibazo byinshi igihugu cyanyuzemo. Byose bituma abantu barushaho bibaza ko ibintu byose u Rwanda rubigeraho, ariko byose biterwa n'uburyo Abanyarwanda baba bashishikariye gukora, bashishikariye iterambere ry'igihugu cyabo. Ibi rero n'ibindi byose nk'uko tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, ntabwo twavuga byinshi cyane kuri iki kibuga, ko ibyo twavugaho ni byinshi cyane. Reka tube tubisubikiye ahangaha, ariko twe tuzakomeza kubaha updates zitandukanye, yaba ari ibijyanye n'iki kibuga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ko tugenda tubicisha hano kuri DCNTNC. Icyo tugusaba ni ukanda subscribe kugira ngo twemeze tubane, wakora like kuri ino video, share ntacyo bitwaye, ndetse na comment ku kindi wifuza ko twakugereraho cyangwa se twagutegurira, kugira ngo
uzarusheho kunyurwa cyangwa se uzarusheho kunezerwa n'ibyo tugukorera, akazi tugukorera. Wakoze rero kureba video ukayigeza aho ngaho ku musozo wayo, naho utaha, bye bye, ciao ciao.